wowe ufite ikibazo uranyumva nabi yewe bintera ubwoba wapi kabisa. Perezida Paul Kagame azwiho ko mu mateka nta hantu na hamwe yari yatsindwa urugamba, kuko ni umugabo uzi kuvuga ijambo rye ndetse akanaririnda uko byagenda kose. Akunda kandi kubwira abantu ko badatinya gupfa igihe barwanira ibyabo, ati napfa ndwana nawe. Wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa, ariko twebwe tudatinya gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose. Ko ari ubupfa se nanone napfa ndwana nawe. Kandi n'umugabo wagaragaje ubuhanga budasanzwe mu miyoborere no gushyira hamwe abaturage mu nzira zose zishoboka, kandi yashyize hamwe yunga abaturage birashoboka. Pfukamishije amavi y'umutima wanjye nsaba imbabazi mbivanye ku mutima, narahemutse bavandimwe b'u Rwanda. Mu gihe mu mboni za benshi babibonaga nk'ibintu bidashoboka kubera ibihe bikomeye bya jenoside igihugu cyari kivuyemo, uyu ntiyubaka igihugu gusa ahubwo akiyobora mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Hano munyemerere tugaruke kuri zimwe mu mpamvu 10 zikomeye za mbere zerekana Perezida Paul Kagame udatsindwa ku rugamba na rumwe namba uko byagenda kose. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Urugamba rwo gufata Kigali mu 1994 nirwo rugaragaza neza ubuhanga bwa Perezida Paul Kagame mu guhindura amayeri bitewe n'ukuntu ibintu bihagaze. Perezida Kagame kandi yerekanye ubushobozi bwo guhuza ibikorwa bya gisirikare no kurokora abaturage. Mu gihe imirwano yabaga ikomeye, muri icyo gihe yahaga ingabo inshingano zihariye zo kurenga imirongo y'imbere y'urugamba bakajya kurokora abatutsi bicwaga muri jenoside. Ibi byasabaga imitegurire ihambaye, logistics and coordination, kuko byasabaga kurwana no kurokora icyarimwe. Ibi ni ibintu bidasanzwe byabaye mu mateka y'u Rwanda. Kuko abantu benshi bo mu Rwanda no mu mahanga bemeza ko Perezida Paul Kagame ari umuhanga mu bya gisirikare, kuko hari ibitabo byinshi byamwanditsweho kubera ubuhanga bwe. Bimwe muri byo harimo ibyitwa Kagame the President of Rwanda Speaks. Iyi ni biography cyangwa se ubuzima bwe bwanditswe n'umwanditsi Francis Suda, aho Kagame yerekana mu buryo bw'ibiganiro n'imibereho ye, kandi irimo n'ibitekerezo bye ku ntambara n'ubuzima bwe muri rusange. Ndetse n'ikindi cyitwa President Paul Kagame's Journey to Victory, The Legacy of Leadership, igitabo cyanditswe n'umunyarwanda witwa Hategekimana Richard, kigaruka ku bigwi bya Perezida Kagame, ubuyobozi bwe nuko yateje imbere igihugu nyuma yo guhagarika jenoside. Ndetse n'icy'umunyamerika Stephen Kinza cyitwa Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It, aho kigaruka ku ruhare rwa Perezida Paul Kagame mu guhagarika jenoside no kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu. Ariko reka tugaruke kuri zimwe mu mpamvu 10 twakusanyije tuvana hirya no hino mu bitabo bitandukanye ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye zishamangira ubuhanga bwe mu kudatsindwa intambara n'imwe cyangwa se ku rugamba uko byagenda kose. Impamvu ya 10 ni uko yizigamira imbaraga n'ibikoresho, strategic logistics and resource management. Perezida Kagame azwiho kuba umuhanga mu gucunga ibikoresho n'imbaraga by'urugamba mu buryo burinda ibyo bafite ku rugamba, economic force. Mu ntambara nyinshi abayobozi batsindwa urugamba kuko bakoresha amasasu menshi, ibiryo n'imbaraga z'abasirikare mu bice bitari ngombwa, bigatuma igihe cy'urugamba nyirizina rugeze basigara batagira ibikoresho bihagije. Kagame we yubaka system ituma isasu riraswa ribanza kubarwa kandi rikarasa umwanzi, kuko buri rugendo umusirikare akoze rubanza gupangwa neza kugira ngo hatabaho kunanirwa bataragera iyo bajya. Dore ko Perezida Kagame akunda kubibatoza buri munsi buri gihe, ati nurase isasu ujye umenya ko rigushije umwanzi, kandi impamba ntukayirya utaragera aho ugomba kujya. Nivuga kuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha, ntabwo rinyura iruhande. Bivuze ikintu impamba, murayizi? Impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo, sibyo? Ahubwo urabanza ukagenda. Ubu buryo bwo kwizigamira bufasha ingabo z'u Rwanda kuba zakora urugamba rurerure bataracika intege, kuko mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda, RPA inkotanyi yashoboraga kumara igihe kirekire mu birunga cyangwa se mu mayira adafite ibikoresho byinshi biturutse hanze, ariko ikagumana imbaraga kuko yabaga yaritoje gukoresha biki ikagera ku bintu binini. Ibi bituma umwanzi atekereza ko ingabo z'amayeri n'ibikoresho birangiye, nyamara akaba aribwo zitegura kugaba igitero simusiga cy'integuza. Ibi kandi bigaragarira mu buryo u Rwanda ruyobora ibikorwa by'umutekano hanze y'igihugu nka Mozambique, aho ingabo zirinda gusesagura ariko zikagaba ibitero ku ntego imwe isobanutse neza. Ibi bituma urugamba rucungwa neza mu buryo bw'ubukungu n'imbaraga, bigatuma ingabo z'u Rwanda zihora zifite icyo zibitse, reserve, cyo gukoresha mu gihe habayeho ibyago bitunguranye. Ku mwanya wa 9 nuko Perezida Kagame azwiho kuba umuhanga mu ntambara yo mu mitekerereze, master of psychological warfare. Ubu buryo bukaba ari bumwe mu butuma atsinda intambara umwanzi atararasa n'isasu na rimwe. Akoresha amayeri yo kwereka umwanzi kamuri hafi, kamuzi neza. Ibi bigatuma ingabo z'abanzi zita icyizere, morale, zikagira ubwoba bwinshi butuma zihunga
cyangwa se zikamanika amaboko zikaba iminyago mbere y'uko urugamba nyirizina rutangira. Urugero rugaragara rw'ubu buhanga n'uburyo yakoreshaga radiyo muhabura mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside. Iyi radiyo ntiyakoreshwaga gusa mu gutanga amakuru, ahubwo yakoreshwaga mu kugaragaza intege nke z'ingabo za leta FARDC no kwereka abasirikare bazo ko abayobozi babo barimo kubahishira ukuri kw'ibibera ku rugamba. Ibi byatumye imitwe myinshi y'ingabo za FARDC icika intege, bamwe batangira guta ibirindiro cyangwa se kwifatanya na RPA inkotanyi kuko bumvaga intsinzi idashoboka ku ruhande rwabo. Kandi mu buhanga bwe yakundaga gukoresha ibitero bito ariko bifite imbaraga nyinshi mu bice by'umwanzi, yumva ko barashe ku gipimo bya nyabyo, kuko byatumaga umwanzi yumvaga ko isaha n'isaha ntashobora guterwa, bigatuma ahorana igihunga ndetse n'umuhangayiko, bigatuma afata ibyemezo bitari byo bishingiye ku bwoba aho ku bushobozi bwa gisirikare. Kandi Perezida Kagame akoresha uburyo budasanzwe bwo kutavuga byose ariko akereka umwanzi ibyo ashaka kabona. Ashobora kukwereka imyitozo ikaze cyangwa se intwaro nshya mu birori bya gisirikare, ariko akabikora mu buryo bwo kwereka abanzi b'igihugu ko u Rwanda rwiteguye bihagije. Ibi bituma uwo ari we wese waba afite umugambi wo gutera u Rwanda abanza kubitekerezaho inshuro nyinshi, kubera gutinya imbaraga n'ubushobozi bwo kumenya amakuru by'ingabo ayoboye. Ku mwanya wa 8, Perezida Kagame azwiho ubushobozi bwo kumenya igihe cyo gusubira inyuma ngo aze yisuganyije, aribyo bita tactical withdrawal and reorganization. Amayeri yerekana ko intambara idatsindwa ahubwo n'ubwenge bureba kure, kuko mu ntangiriro z'urugamba rw'1990 nyuma y'urupfu rwa Major General Fred Gisa Rwigema bakundaga kwita God of War cyangwa se Mungu wa Vita cyangwa se Imana y'intambara, ingabo za RPA inkotanyi zari zarashegeshwe cyane. Kagame amaze kugera ku rugamba yafashe icyemezo cyo gukora ingabo mu bice by'imirwano azijyana mu birunga hejuru. Iki cyemezo cyatumye ingabo ziruhuka, zihabwa imyitozo mishya kandi zihindura amayeri ziva mu mirwano isanzwe zijya mu mirwano yo mu mashyamba, ari nabyo byatumye batsinda urugamba. Ubu bushobozi bwatumye ingabo zari zishatse gucika intege nyuma y'urupfu rwa Major General Fred Rwigema. Mu birunga Kagame yahinduye imiterere y'urugamba, ava mu mirwano isanzwe y'imbona nkubone yari imaze guhusha benshi, maze ajya ku mirwano yo mu mashyamba kugeza batsinze burundu. Ku mwanya wa 7, kandi azi guhuza umutekano n'imibereho myiza y'abaturage, civil military relations. Mu buryo bwo kurwana ntabwo yibanda gusa ku mbunda, ahubwo yubaka icyizere hagati y'ingabo n'abaturage. Ibi bituma ingabo zibona amakuru vuba, intelligence, kandi zikagirwa n'abaturage nyuma y'urugamba, bituma umwanzi adashobora gushinga imizi aho ingabo ze ziri. Kandi ikimenyetso cy'ubu bunyamwuga ni umubano mwiza n'abaturage. Perezida Kagame yigishije ingabo ze kumuheta urinda umuturage, bityo umusirikare agomba kuba inshuti y'abaturage aho kuba uwo batinya. Ibi bituma abaturage baba isoko ikomeye y'amakuru y'ubutasi, intelligence, ku ngabo z'u Rwanda, kuko baziyobora aho umwanzi yihishe cyangwa se bakazitera ingabo mu bitugu. Ibi nibyo bituma gutsinda inyeshyamba cyangwa se iterabwoba biba byoroheje cyane ugereranyije n'izindi ngabo zisenya cyangwa se zisahura abaturage zikabura ubufasha bwabo. Ku mwanya wa 6, Perezida Kagame azwiho kugira ubushobozi bwo gushaka ibisubizo bishingiye ku miterere y'ikibazo, pragmatism and adaptability, aho atagendera ku mahame ya gisirikare amwe gusa, ahubwo ahindura uburyo bw'imirwanire bitewe n'ukuntu ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Ubu buryo bumwemerera guhindura imirwanire vuba byihuse, yabona uburyo bwakoreshwaga butangiye gucika intege cyangwa se bushobora gutuma abasirikare bahura n'ibibazo bikomeye ku rugamba. Nk'uko byagaragaye mu rugamba rwo guhagarika jenoside, ubu buhanga bwagaragaye cyane ubwo yahinduraga amayeri inshuro nyinshi kugira ngo abuze umwanzi amahwemo. Urugero, hari igihe yahagarikaga ibitero imbona nkubone, akitabaza ibitero by'imbunda nini za ritirari, cyangwa se akarekura agace runaka kugira ngo agote umwanzi mu gace, aribyo bita ambush. Ibi byatumaga umwanzi adashobora gusoma amayeri ye kuko yahoraga ahindagurika bitunguranye. Ku mwanya wa 5, Perezida Kagame azwiho kuba umuyobozi utanyurwa n'aho ibintu bigeze, ahubwo ahora areba imbere binyuze mu guhindura ingabo no kuvugurura inzego z'umutekano mu bihe bigezweho, modernization and adaptation. Ubu buryo butuma ingabo z'u Rwanda RDF zihora ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ikoranabuhanga, imyitozo n'imitekerereze ihambaye, modern military doctrine. Perezida Kagame akomeza kuvugurura inzego z'umutekano, RDF modernization, ashingiye ku bintu bishya bigenda biza mu mutekano w'isi. Ibi bituma ingabo z'u Rwanda ziba ziteguye guhangana n'ibibazo bishya nk'iterabwoba cyangwa se amakimbirane mpuzamahanga. Hano Perezida Kagame yashyize imbaraga mu kubaka igisirikare kidashingiye ku mubare w'abasirikare gusa, ahubwo gishingiye ku buhanga n'intwaro zigezweho. Ibi birimo gukoresha indege zitagira abapilote, drones, mu butasi n'ibitero, ku kazi itumanaho rya gisirikare, n'inzego zishinzwe umutekano w'ikoranabuhanga, cyber security. Ibi bituma u Rwanda rushobora guhangana n'abanzi rugendeye ku makuru yizewe kandi rukabahashya bakiri kure y'imipaka yarwo. Bahabwa imyitozo yihariye n'ingabo zidasanzwe, special forces, kuko bahindura imyitozo bitewe n'ubwoko bw'intambara, bikaba imwe mu nkingi za mwamba. Kandi hashinzwe imitwe y'ingabo zidasanzwe zitozwa ku buryo bukaze kurusha abasirikare basanzwe kugira ngo bashobore kurwanira mu bice bigoye nka Mozambique ndetse n'ahandi ku isi.
Iri vugurura ryafashije RDF gutsinda imitwe y'iterabwoba nka ICC Mozambique kuko izi ngabo ziba zifite imirwanire ihabanye n'uko inyeshyamba zirwana, kuko RDF ikoresha ubumenyi bwa kinyamwuga buhambaye, kuko Perezida Kagame yubatse ingabo z'u Rwanda zishingiye ku kinyabupfura gihamye n'umuco utari mico wo kurinda igihugu. Ibi bituma abasirikare bakundwa n'abaturage ndetse n'abaturage bakabaha amakuru mu buryo bworoshye. Ku mwanya wa kane, Perezida Kagame azwiho ubushobozi budasanzwe bwo gushishoza no gusesengura amayeri, strategic thinking, areba ishusho nini y'urugamba kuruta kurwana intambara z'akanya gato. Mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagaragaje ubuhanga bwatumye ahindura imitekerereze y'urugamba mu buryo bwatunguye isi n'umwanzi. Yirinze gukoresha imirwano y'imbona nkubone, ahubwo akoresha ibisasu bya rutura ku birindiro by'umwanzi. Ibi byatumye agabanya impfu z'abasirikare be kandi abasha gufata Kigali vuba. Aho yashoboraga gukoresha abasirikare be bake, akoresheje ubuhanga, ubwenge, imibare n'amayeri bidasanzwe mu gufata ibyemezo ashingiye ku bushishozi n'ubushobozi bwa gisirikare yari afite icyo gihe. Kandi kimwe mu byemezo by'ubushishozi yafashe no gukoresha ibisasu rutura ku birindiro bikomeye by'umwanzi nka Kanombe na Camp Kigali. Ibi ntibyakorewe gusa kwangiza ibikoresho, ahubwo byabagabanyirije cyane impfu z'abasirikare ba RPA Inkotanyi, kuko umwanzi yabaga yamaze gucika intege ndetse no guhungabana mu mutwe. Kuko bagose umwanzi, Kagame yapanze uko ingabo zizenguruka umujyi wa Kigali zigafata imihanda yose winjiramo n'isohokamo, usibye inzira imwe y'amajyepfo y'uburengerazuba yari igamije kwereka umwanzi aho agomba guhungira. Ibi byatumye Kigali ifatwa vuba kuko ingabo zari mu mujyi zasanzwe zagoswe, maze zihitamo guhunga aho kurwanira mu mujyi rwagati. Ibintu byari guteza impfu nyinshi z'abasivile n'abasirikare, maze bemera kumanika amaboko abandi barahunga. Ku mwanya wa gatatu, Perezida Kagame yubatse ingabo z'u Rwanda RDF ashingiye ku kinyabupfura n'ubunyamwuga butajegajega, discipline and professionalism, ari nabyo nkingi ikomeye imufasha gutsinda intambara zitoroshye. Mu buryo bwo kuyobora, ikinyabupfura si ijambo gusa, ahubwo ni ihame ridahinduka aho buri musirikare kuva ku muto kugeza ku mukuru atozwa kumvira amategeko n'umurongo mugari w'inzego, chain of command, 100%. Ibi bituma mu gihe cy'urugamba nta kajagari kagaragara, maze ingabo zigakora akazi katoroshye mu buryo bwo gukorera hamwe, unity, kandi bwihuse, kuko buri wese abazi inshingano ze n'icyo agomba gukora mu gihe nyacyo nta gushidikanya. Ubu bunyamwuga bwubakiye ku nyigisho z'imyitwarire n'urukundo rw'igihugu, ideological training patriotism, kuko muri RDF umusirikare ntabwo atozwa gukoresha imbunda gusa, ahubwo asobanukirwa impamvu arwana, the way of the world. Iyo umusirikare azi icyo arwanira, arwana n'umutima n'ubwitange budasanzwe, bikamufasha gutsinda umwanzi umurusha intwaro ariko udafite ikinyabupfura n'ukwemera ku mirongo y'urugamba. Iyi myitwarire ituma RDF ishobora gukora akazi katoroshye mu buryo butarangwamo akajagari na gato, haba mu gihugu cyangwa se mu butumwa bw'amahoro hanze yacyo. Ku mwanya wa kabiri, imyitozo ikomeye yahawe, advanced military training. Perezida Kagame yahawe imyitozo mu bihugu binyuranye, kuko ubumenyi mu bya gisirikare kubukura mu bihugu bitandukanye nirwo rufatiro rw'uburyo akomatanya n'uburyo bw'intambara zigezweho. Aho yafatiye imyitozo harimo muri Tanzania, Perezida Kagame yahawe imyitozo y'ibanze ya gisirikare cya Tanzania mu mpera z'imyaka y'1970. Icyo gihe yigishijwe imyitwarire n'amahame y'igisirikare kigendera ku murongo, conventional military discipline. Iyi myitozo niyo yatumye asobanukirwa uburyo bwo kubaka ingabo zishobora kumvira amategeko, ari byo bita chain of command. Nibyo byatumye RPA Inkotanyi ndetse na RDF biba ingabo zizwiho ikinyabupfura n'ubunyamwuga mu karere ka Afurika. Ndetse imyitozo ye yayikomereje mu gihugu cya Cuba, aho yibanze cyane cyane ku miterere y'intambara z'inyeshyamba n'uburyo bwo kurwana mu bice bigoye nk'amashyamba n'imisozi. Muri Cuba yigishijwe amayeri yo guhitamo aho arwanira, choosing the battlefield, aho ingabo nkeya zishobora gutsinda ingabo nyinshi zikoresheje uburyo n'ubuhanga budasanzwe bwa ambush cyangwa se kugota umwanzi no kwihuta mu bikorwa. Ibi byamufashije cyane mu rugamba rwo mu 1990 ubwo RPA yari ifite abasirikare bake ugereranyije na FARC ya leta y'icyo gihe. Kandi yahawe imyitozo n'igisirikare cy'Abanyamerika muri US, muri leta ya Kansas, aho yize mu ishuri ryitwa Command and General Staff College. Yahize imiyoborere y'ingabo yo ku rwego rwo hejuru, strategic command, n'uburyo bwo gupanga ibitero binini, operations planning. Iyi myitozo yamuhaye ijisho ry'ubuyobozi ureba kure, imwigisha uko bahuza ubutasi, intwaro ziremereye n'ingabo zirwanira ku butaka kugira ngo batsinde urugamba mu buryo bwateguwe neza. Ibi bituma aba umuyobozi udashobora gusomwa n'umwanzi kuko adakoresha uburyo bumwe gusa, kandi byatumye agira ubumenyi buhagije mu kuyobora ingabo haba ku rugamba no mu ngabo z'igihugu, professional forces. Ku mwanya wa mbere ni uko afite ubunararibonye mu nzego z'ubutasi, military intelligence. Perezida Paul Kagame afite amateka akomeye mu by'ubutasi, ko yabaye umuyobozi w'ubutasi bw'ingabo za Uganda NRA, National Resistance Army, ari mu 1981. Bituma amenya uburyo bwo kumenya ubutasi ku buryo buhagije, information filtering.
naho mu ntambara amakuru aba ari menshi ariko amenshi aba ari ibihuha cyangwa se ay'umwanzi ushaka kuyobya. Mbere yo kuyobora RPA Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside muri 1994, ubumenyi yakuye muri izi ngabo za Uganda bwamufashije kumenya amayeri y'umwanzi ndetse no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru yizewe. Ubumenyi mu by'ubutasi military intelligence nirwo rufatiro rwatumye Perezida Paul Kagame aba umuyobozi udasanzwe ku isi by'umwihariko muri Afurika, kandi yamenye uburyo bwo gutandukanya iby'ukuri n'ibinyoma bigatuma afata ibyemezo bishingiye ku bintu bifatika, action intelligence, bityo akirinda gutungurwa n'umwanzi mu buryo bworoshye. Kandi ubumenyi afite bwamuhaye ubushobozi bwo gusoma imitekerereze y'umwanzi, predicting enemy behavior, icyo ateganya n'icyo atekereza gukora. Ubutasi ntibureba gusa aho imbunda ziri, ahubwo bureberera umutekano w'igihugu. Kandi Perezida Paul Kagame ubumenyi n'ubunararibonye bwe bwamufashije kubaka no gushyiraho urusobe rw'ubutasi rukomeye rurenga imbibi, Global Intelligence Network, kubera ko yubatse n'urwego rw'ubutasi rukomeye mu Rwanda rwitwa NISS cyangwa se National Intelligence and Security Service, kuko ni ikigo kibasha gukusanya amakuru, kuyasesengura mu buryo bwo kurinda igihugu mu nyungu zacyo, kugira ngo igihugu gishobore kumenya ibibazo bitaraba, bigatuma u Rwanda rushobora guhangana n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se abanzi b'igihugu bakiri kure, kuko amakuru yabo aba yageze mu nzego z'umutekano kare cyane. Izi mpamvu zivanze n'ukuntu yabashije gufata igihugu cyari cyarasenyutse akacyubaka, bituma benshi bamubona nka perezida utajya utsindwa ku rugamba namba. Ese umaze kumva ubuhangange budasanzwe bukaka ubuhanga bwo kudatsindwa urugamba kwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze ibyo dukora mwibuke gukanda like kandi ntimwibagire gukora subscribe. Naho ngewe wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho butaha.